Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi, mwebwe mudukurikirana muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Afurika, abari muri Aziya, Australia, Russia, China, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru yacu y'urukundo irangira. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru y'urukundo, turayibwirwa n'umukobwa witwa Isabelle. Nitwa Isabelle, mfite imyaka 28 y'amavuko. Navutse nk'abandi bana ndetse nkura nk'abandi nk'uko bakura. Igihe nari mfite imyaka 25 y'amavuko, nagiye mu rukundo n'umusore. Yari umusore mwiza mu bigaragara, wa wundi nishimiraga. Naramukundaga cyane, simbabeshye, numvaga ari we musore w'inzozi zanjye, ndetse igihe cyose twabaga turi kumwe numvaga nezerewe, nkumva ndatuje kandi ndishimye muri njyewe. Yari umusore wakundaga kumbwira amagambo meza, agakunda kunkirigita cyane, agakunda kumfata mu ntoki, ndetse agakunda kunyitegereza mu maso. Igihe yabaga ari kunyitegereza mu maso, yakundaga kumbwira ati mwenyura. Ati mwenyura mukobwa mwiza, nanjye ubwo nkamwenyura ndetse nkamwenyura cyane, kuko igihe namwenyuraga nahitaga mbona yishimye muri we, akambwira ati wawu umwenyura neza, nanjye nkumva biranshimishije, nkumva ndanezerewe cyane. Twakomeje gukundana, mbona urukundo rwacu rurushaho kuryoha. Mu by'ukuri ntabwo nakundaga umupira, sinamenyaga ngo ikipe iri gukinira itsinda hehe, ariko kuko umukunzi wanjye yakundaga umupira, nanezezwaga cyane niyo yambwiraga ati ndashaka ko uyu munsi uza kumperekeza kujya kureba umupira. Nubwo ntawukundaga, sinagombaga kumuhakanira, kuko nanezezwaga n'igihe cyose nabaga ndi kumwe nawe. Iyo twabaga twicaye turi kureba umupira, yabaga amfashe mu kiganza ndetse ankomeje, nanjye nkumva ndi mu maboko akunzwe, ndetse nkumva nta kintu gishobora kumpungabanya igihe nabaga ndi kumwe nawe. Igihe kimwe rero yaje kugira isabukuru y'amavuko. Ndatekereza ndavuga nti umukunzi wanjye ngomba kumukorera isabukuru y'amavuko, ngomba kumutungura ndetse nkamunezeza. Naje kuyitegura ndetse nyitegurana na zimwe mu nshuti zanjye, ndetse n'ize zari zizi umubano wacu. Hari umukobwa wari inshuti yanjye ndetse akaba n'inshuti ye. Niwe twapanganye iyo anniversaire. Ibintu byose turabitegurana, nkamubaza nti ndabigenza gute, ndategura iki, ndamuha iyihe mpano, ni iki nakora kugira ngo ibintu bise neza, ni iki nakora kugira ngo bize kugenda neza. Bidatinze umunsi w'isabukuru ye yarageze, turabitegura neza, ndetse nza kubwira umuhungu wari inshuti ye cyane yuko agomba kuza kumuzana aho anniversaire twe twateguye kigomba kubera. Bidatinze yaraje, aza yambaye neza cyane nk'ibisanzwe, aza ahumura, yari umusore mwiza cyane, buri mukobwa wese yakifuza kugira nk'umukunzi we. Ni ukuri simbabeshya, ibintu byabaye kuri uwo munsi sinari mbyiteze, yewe n'undi uwo ari we wese wari uri aho ngaho ntabwo icyo kintu cyabaye kuri uwo munsi yari yiteze yuko cyaba. Kera kabaye, MC yaravuze ati uruhinja rwavutse burya rwavutse rukuze ndetse rufite n'umukunzi. Uretse ko MC yigizaga nkana, umukunzi we yari amuzi ndetse cyane. Yaramubwiye ati ushobora guhaguruka ukatwereka umukunzi wawe. Mu by'ukuri sinzi akantu kampugije gatoya, nsa nk'uhuze, naje guhuguka mbona hari undi mukobwa yahugurukije. Simbabeshye nabaye nk'utunguwe, numva umutima wanjye urababaye, numva ngize agahinda. Naje kubona wa mukobwa wari inshuti yacu twembi, wa wundi twafatanyije gutegura ibintu, umwe nabazaga nti nkora iki, muhe iyihe mpano, ari we wa musore twakundanaga yahagurukije nk'umukunzi we. Agahinda karanyishe, ndababara cyane, ariko mbwira umutima ati tuza, komera, ntukore ikosa ryo kurira imbere y'umuntu ushatse kukubabaza. Narikomeje ngumaho narindi, ndatuza, nkajya nkomeza nkabwira umutima ati komera komera, ntucike intege, uyu munsi uri burangire.
Ibirori byarakomeje ndetse hageraho umwanya wo gutanga impano, zimwe mu nshuti zanjye ziranyiyama ndetse cyane ati ntukore ikosa ryo kuba watanga izo mpano wamuteguriye. Mu by'ukuri numvaga ngomba kuzimuha kuko niwe nari naziteguriye kandi nagombaga kuzimuha rwose uko byagenda kose. Ntibyatinze naje guhaguruka ndagenda njya imbere mubwira amagambo meza nk'ayo nagombaga kumubwira nk'umukunzi wanjye, mwifuriza ibyiza bitandukanye mu buzima, ndangije ndamuhobera mushyikiriza za mpano nari namugeneye. Bidatinze Musi yaravuze ati urumva nta rindi jambo wamubwira? Ndamubwira nti ntago byabura. Ndamubwira nti nkwifurije ibyiza mu buzima, uzaba umuntu w'intwari, uzaba umuntu buri wese yakwifuza kugira inshuti ye, uzaba umuntu buri wese yakumva atewe ishema kuba ari kumwe nawe. Ndangije ndabashimira cyane nsubira mu cyicaro. Bidatinze ikirori cyaje kurangira buri wese anyura ukwe n'undi anyura ukwe. Bamwe mu nshuti zanjye ndetse n'inshuti z'umusore barababaye cyane, baraza baranyegera barambaza bati imbaraga nka ziriya wazikuye hehe? Ni gute umuntu ashobora kugusebya imbere y'inshuti ze? Ugakomera umutima nturire, byagenze gute? Inshuti zanjye ziranseka ndetse zimwe zifite agahinda kenshi, ati ni gute ushobora kwitwara kuriya? Njye mba nahagurutse uriya mukobwa nkamukubita urushyi, mba nafashe iriya ji yanywaga nkayimumenaho, ni gute ushobora kwitwara kuriya? Bamwe atari ko ko twari tuzi ko uri umunyantege nkeya, akantu kose kaba kakakuriza, none byagenze gute? Ni iki cyatumye umutima wawe ukomera? Mu ijwi rituje narababwiye nti erega ntabwo ari byiza gutakaza irira ryawe imbere y'umuntu utari burihe agaciro. Kuba nakoze biriya si uko umutima wanjye utababara, mwese nk'uko mubizi muzi neza urukundo namukundaga, muzi neza aho ibyacu byari bigeze, ariko sinatekerezaga yuko ashobora kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Kuba byabaye rero n'umutima wanjye wagombaga gukomera ugakora ibyo utatekerezaga gukora. Bidatinze twaje gutaha, zimwe mu nshuti ze zamurakariye ndetse n'inshuti zanjye zamurakariye cyane, ariko njyewe mu by'ukuri nubwo umutima wanjye wababaye ndetse ukagira agahinda, ntago nigeze murakarira, ahubwo nababajwe n'igihe nataye, mbabazwa n'umwanya wanjye, mbabaza no kuba narizeye umuntu ntagombaga kwizera. Yaje kugera mu rugo mw'abantu mwe, niba yarasubije amaso inyuma, niba yarabitewe n'impano nari namuhaye ntago mbizi, gusa nari namuhaye impano nziza ndetse ngira n'amagambo meza cyane y'urukundo nari namwandikiye. Ahari wenda niyo yamukoze ku mutima, ahari wenda niyo yamushenguye, bituma aza kundeba igitaraganya. Yaraje anyikubita imbere ararira cyane, aranyinginga ati mbabarira, nabaye ikigoryi, nabaye umusore utazi kunyurwa n'urukundo wampaye. Mu by'ukuri iyo nza guha agaciro urukundo wankunze ntago mba nakoze ibi ngibi. Ariko naratuje ndamwitegereza mureba mu maso, ndamubwira nti haguruka, wowe nta kosa ufite, nta kosa n'iri na rimwe ufite, ahubwo ni njye munyamakosa, ni njye gicucu, ni njye muhombyi, ni njyewe munyamakosa wemeye kugukunda. Iyo ntaza kugukunda ntago uba wambabaje bigeze aha ngaha, ntago uba warakinnye n'amarangamutima yanjye, ntago uba warakinnye n'urukundo rwanjye, rero rwose nta kosa n'iri na rimwe ufite. Umusore yaratangaye cyane, yibaza niba ari njyewe uri kumubwira ayo magambo, yatekereza ibintu yankoreye, yakibaza yuko ari we wabikorewe, atabasha kubyihanganira, yumva arushijeho kwicuza cyane ndetse arushaho kurira. Ndamubwira nti musore, warakoze kuza mu buzima bwanjye, warakoze kunyigisha yuko abo turi kumwe nabo bose batadukunda, uko tubafata atari uko badufata. Ni ukuri ntabwo nicuza kuza mu buzima bwanjye kuko igihe kimwe wari byose nifuzaga. Rero warakoze rwose kumbera mwarimu wanyigishije yuko ntagomba kwizera urukundo urwo ari rwo rwose, ntagomba gukunda cyane kandi ntagomba guha amarangamutima yanjye yose uwo ari we wese.
bakobwa bagenzi banjye, ni iyi nkuru y'urukundo rwanjye, ni iyo nkuru nanyuzemo, nubwo yambabaje ariko yaranyigishije ndetse ituma nkomera umutima. Nari wa mukobwa w'umunyantege nkeya, nari wa mukobwa w'umunyamarangamutima menshi cyane, nari wa mukobwa utari uzi guha agaciro ubuzima bwiwe, wa mukobwa waharaniraga ibyishimo by'abandi ariko we atiyitayeho. Ariko naje kumenya yuko ngomba kubanza nkikunda kugira ngo nanjye nzabanze gukundwa n'abandi. Rero buri wese mu rukundo agira inkuru ye y'urukundo, gusa nzi neza yuko iyi nkuru y'urukundo rwanjye iragira isomo ikwigisha, yaba ku ruhande rw'abasore cyangwa se ku bakobwa bagenzi banjye. Uzabona agukunda uzamukunde kandi umwubahe.